kanongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza no kugira igitondo cyiza cy'umugisha cy'itariki ya 18 z'Ukuboza umwaka wa 2025. Ngiye kugaruka ku makuru yacu nyoye yuko ingabo za M23 na RDF zivuye mu bice bya Uvira, harimo haravugwa inkuru y'imirambo ya bamwe mu basirikare babo yatangiye kugenda igaragara mu nzira aho bagiye banyura ndetse no mu bice bagiye bavamo bitandukanye. Ndagaruka ku nama rukokoma idasanzwe igiye kubera i Kampala mu cyumweru gitaha, ubwo muhite mwumva nyine ikigiye kuba. Ibi bakaba bayihaye titiri ivuga yuko ngo inama ngizaba ishinzwe ngizabigendereye ibice ngo byama 20 ibice bigenzurwa na M23 birimo ibi bice bya za Uvira na Kamanyora. Ubwo ariko murabyumva ko hima y'impaya nyuma yuko ibona barimo barayigira ishoka, barimo barayigira intorezo ku gikano, bagiye kuyirangiza igiye guhita iterana igitaraganya ni mu mujyi wa Kampala. Ndagaruka ku binyoma byinshi byari byagiye bivugwa ngo M23 mbere yo kuva Uvira bazabanza ngo hashyirwe y'ingabo ngo zitabogamye ngo ku ruhande urunuru, mbese ngo zizaba ziri netere. Ni mu gihe kandi bamwe mu basesenguzi b'i Kigali nabo ubwabo bamaze gutangaza yuko kuba M23 ivuye Uvira ariko kurangira kwayo nta yandi mahitamo, nta bindi bikorwa bindi byitezwe bishobora kuzayibonekaho uretse kuba igiye kuyonga nk'isabune cyangwa nk'umunyu basotse mu mazi cyangwa amamesa ari ku zuba. Iyi ni Inkubi Official TV, bahaye ikaze cyane mwe mwese mugiye kubana natwe. Mbere ya byose reka mbanze mbabwire iri tangazo. Ni itangazo rinejeje, ni inkuru nziza ku bakunzi banjye n'abanyifuriza neza, kandi mbabwira ngo ibyo munyifuriza Imana ibakubire karindwi. Nkuko mubireba hano kuri screen rero ni Inkubi Media TV. Inkubi Media TV yari imaze igihe kirekire, yafunzwe mu kwezi kwa kane ku itariki 21. Uyu munsi wa none twongeye kuyisubizwa, yagarutse nayo tugiye kongera tujye dukoranaho. Ndabizi ko hari abantu twigeze kubanaho batari bakeya. Nimuza rero kubona link mo hano hasi muze kuyigeraho, niyo irimo irababwira ati twagarutse. Mwahadusanga navuga ngo ni amata by'aya mavuta ku binyeshyamba za M23 zirimo ziratsindwa ruhenu no kuba Inkubi Media TV irimo iragaruka, yongeye kugaruka ku murongo. Reka mbabwire ngo nta kindi navuga uretse kuvuga ngo Imana ishimwe kubw'ibyiza yadukoreye, natwe turishimye. Rero reka nkomeze, ndakomeza gutya. Ndahera kuri iyi nama rukokoma. Ni inama idasanzwe ngo igiye guhuza abayobozi b'akarere, igiye kubera i Kampala mu cyumweru gitaha. Ntabwo itariki yaporeshejwe ngo ivugwe yariyo cyangwa umunsi wari wo, ariko icyamenyekanye nuko izabera mu mujyi wa Kampala mu cyumweru gitaha. Ikindi ngo izabihuje abayobozi b'aka karere. Ni iyihe mpamvu nyamukuru igiye kubahuza rero? Ngo ni ikibazo kigendanye ngo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ngo ukomeje ngo kwigarurira ngo ibice bitandukanye ngo birimo za Kamanyora ngo na Uvira. Bityo Museveni akaba yatumijeho iyi nama, ariko uramutse uhise ushyira mu nyurabwenge ukihuta vuba ukareba n'igihugu igiye kuberamo n'ibirimo birabakuriza inyeshyamba za M23, ni ikikwereka yuko hima impaya irimo irabona yuko barimo barayigira intorezo ku gikanu. None bagiye guhita baterana igitaraganya. Ubwo urumva William Rutonesha i Kigali, Kampala, Sudani y'Amajyepfo, Somalia, bagiye guhita baterana ikubagaho jugujugu kugira ngo barebe uko bagomba kubipanga n'uko bagomba kubihuza, barebe ko bakongera bakisama vuba vuba amagara atarasandara, kuko barabona yuko amahirwe yabo ararimo aragenda bashirana. Ikinyoma cy'imyaka irenga 60 kirimo kiragenda gisaza. Umurozi cyangwa umupfumu bapfumagujeho umuti urashaje no kujya gushaka umuti mushya cyangwa kujya gushaka ibindi biti, kuko mwumvise yuko n'Imana bamwe ntibayemera bayita icyo ngicyo. Ubwo rero urumva yuko ibyabo byamaze kuba bijya aharindimuka, ibyabo birimo biragenda bijya ahantu habi cyane. None urumva rero ko bagomba gukora mu maguru mashya, bagomba gutabaranya mu maguru mashya, amazi atarabarengana inkombe bakagira icyo bakora. Ntegereje kuzareba iyi nama koko, niba umugabo witwa General Neva azayitabira, niba umugabo witwa Fashibet azayijyamo, niba Samia Suluhu Hassan wa Tanzania azayijyamo. Yego ku ruhande rumwe bashobora no kuzajyayo, ariko bajyayo batajyayo n'ubundi kujyayo kwabo bizaba bimeze nyine nko kujya gutanga pureza kugira ngo badahabwa zero, cyangwa bikagaragara yuko bigumuye hari indi myumvire bafite, ariko n'ubundi nta kintu bazaba bagiye kumarayo.
abenshi mushobora no kuzabona boherejeyo intumwa zabo kugira ngo bari bo ba nyir'ubwite bajyayo. Tuzabihanga amaso njya mbibabwira. Mvuye aha rero haravugwa ibice bya Karemi, werekeza mu bice bya za Karemi na za Baraka iyo ngiyo muri Fizi, ndetse no mu bice bya bine bya Kiriba. Haravugwa yuko muri iki gitondo cy'uyu munsi hagiye hatoragurwa imwe mu mirambo y'abasirikare ba M23, kandi tuzi neza yuko uyu mugoroba aribwo bavuye Uvira. Aba basirikare baba bapfuye bate? Baba bishwe n'iki? Byaba byabagendekeye bite? Igihari cyo kigaragara ni uko bo ubwabo bashobora kuba bagiye bitoraguramo, bakarebamo abatari ababo. Murabizi ko bagira ikintu cy'irondabwoko, ugasanga nk'ababantu babarimo bagiye babatsinda mu nzira gake gake, cyangwa se ugasanga ni na wazarendo yagiye batega, yagiye muca urwaho nk'uwasigaye inyuma, bakaba baramurigasoye baramurigishije, bamara kumukora mu muhogo bagahita bajugunya aho ngaho bakigendera. Ibi ni ibyerekana yuko nubwo birataga ngo umujyi wa Uvira ngo barawufashe, ngo abaturage barabishimiye, uru rupfu rwa hato na hato rwo kugenda babica umugenda ni ikikwereka yuko ntabwo bari bakunzwe. Mwabonye ukuntu bagiye bacuritse umutwe, bagiye bacuritse umutwe n'ikimwaro n'isoni, bameze nk'umugabo wari ibiryo by'umwana. Hayaya, gusa nuko nyine nta yandi mahitamo yandi abasigaye, nuko biba bigomba kugenda. Ni mu gihe kandi mwari muzi ko ibinyoma byabo bari bavuze kuri rezo sosiyo zabo, barimo baragerageza guhumuriza ababakurikira. Harya ubu ba bantu bajya bantuka bo muri ririya tsinda ngo ndi ikigoryi, ngo nta bwenge ngira, ngo ngira umunwa muremure, ubu n'uyu munsi wa none ntimuremera yuko ibyo twababwiye byari ukuri. Ukuri guca mu ziko ntigushya, ariko kandi bakongera bakavuga ngo ukuri kuratinda ariko ntiguhera rwose. Rero nabonye bamwe mu basesenguzi babo, babandi bajyaga birirwa babizeza ibitangaza ngo bazagera Kinshasa, noneho bavuye ku kejo bamanika amaboko disi. Bemeye, nabo bemeye rwose bati kuva M23 ivuye Uvira birarangiye, niko kwirangiza kwayo, bibaye nka ya nzoka yirumye umurizo, nta yandi mahitamo yandi asigaye. Ati abayikunze mwese bye bye, murabeho, iragiye. Ibi si njye wabivuze, ni bamwe mu basesenguzi bawo. Ubu rero kimwe mu byibazwaho, hari bamwe bavugaga bati ko bagiye za ngabo zo kuzahagarara hagati yabo na leta zitaje, bizagenda bite? Nyine se bizagenda bite? Uvuga ngo baragiye nyine nka Nyomberi cyangwa nka ya mahembe ya za zindi. Ubwo rero bamwe mu bakunze babo bari bamaze kwikokinga ngo bazarira Noheli ngo ku mazi ngo ya Uvira, ngo abandi ngo bazajya gutembera mu bwato muri Tanganyika. Ntabwo muhejwe ni karibu, kuko ari amazi n'ay'igihugu cya Repubulika ya Kongo, n'ayanyu namwe muri abaturage. Ariko mujye mwigurira icupa ry'ububwa, muvuge muti ibintu byo kwironda no gushyigikira inyeshyamba tubiboneyemo isomo, tubikuyemo isomo n'ikindi gihe. Ibyo rero ntekereza yuko kuba byakorwa nta wabibagayira, ariko nyine murumva yuko uretse babandi bari barigize intakoreka baririmbaga ngo bazajya mu minembwe n'iki, ariko murumva yuko nta yandi mahitamo yabo asigaye. Reka mbashimire, mukomeze kugubwa neza no kugira amasaha meza y'iki gitondo cya tariki ya 18. Babwira nti mwibuke mudushyigikire ku Nkubi Media TV. Inkubi Media TV yagarutse, kandi kuba yagarutse nzi ko tutakoranye nabi, tutabanyeyo nabi, n'ubundi nzi ko tuzakomezanya. Mukomeze kugira ibihe byiza. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.